kugira ngo ninjire muri uyu mwuga wo kwigisha gutwara ibinyabiziga ntabwo byari byoroshye kuko nta mahitamo nari mfite, ariko burya buri muntu wese waremwe n'Imana, Imana iba yaramugeneye igeno ry'icyo azaba cyo. Hari umwarimu wamfashije mu kwiga anyigisha neza cyane, ndamushimiye, Imana imuhereze umugisha mwinshi, imuhaze kwifuza kwiwe. Yitwa kumenya, ntibisaba imyaka, ntibisaba amezi, ntibisaba ibyumweru, ntibisaba n'iminsi, ahubwo bisaba iyo segonda uwo muntu umenyemo. Uwo munota umenyemo, reka twumve ngo mbese ukimara kumenya icyo gihe nicyo bisaba. Nuvuga ngo ukimara kumenya, wambwira ngo namenye imodoka ngo nize ngo kwezi, ni ukuvuga ngo rero yego watsinze, ariko wese waba waratembereye utwaye imodoka wenyine mu mujyi wa Kigali, ugere n'ahandi wenda urebe ahazamuka, urebe ahari ibinyabiziga byinshi, ahari abantu benshi, muri make iryo somo ntaryo wize. Nimukomeze mugubwe neza nshuti zacu bakunzi ba The Change Services TV, amahoro y'Imana nakomeza abane namwe aho muri hose. Tubifurije umwaka mushya muhire kandi tubaha ikaze kuri The Change Services TV. Ntago twari duherukanye, ariko ndizera ko Imana yabarinze. Turi kumwe rero na Maître musanzwe muzi ku izina rya Sise, niryo yamamayeho ariko yaranarikoreye. Ni umukozi w'Imana, ibindi yabibibwirira. Karibu. Murakoze cyane, ndabasuhuje mwese. Amahoro y'Imana abane namwe. Ariko twaje hano kugira ngo tuganire ku mwuga dusanzwe tuzwiho nko kwigisha imodoka. Niba na ngombwa muri comment ku bantu bakoze subscribe, muzajya mubaza ibyo mukeneye gusobanukirwa kugira ngo tubashe kugumya tuganira umunsi ku munsi. Ni igihe kinini gishize kigera ku mezi nk'atanu cyangwa se 4 ibiganiro byacu tutabitambutsa, suko twabibagiwe, ahubwo n'izindi gahunda twari duhugiyemo, ariko twongeye turagaruka. Yego, turahari, ntago twari duherukanye, kandi nanjye nkwifurije umwaka mushya muhire muyobozi. Murakoze cyane. Abantu benshi bakunda gutanga komanteri bakavuga ngo uritonda, cyakoze nanjye hari uko nkuzi mu buryo bwo kwigisha imodoka cyangwa se umurimo w'Imana. Ngewe rero wenda mbanje nkabibwira, nge muri kumva inyuma ya kamera ndi Gatama David. Twatangira rero ikiganiro cyacu. Ubundi Maître Sise ni muntu ki muri make usanzwe? Maître Sise ni umuntu usanzwe, ariko usabana na buri wese, cyane cyane umuntu waremwe n'Imana wese. Ngewe ntago njya nemera ko hari umuntu mubi, oya, Imana ntago yigeze irema umuntu mubi. Noneho uwo Maître Sise yamamaye ku izina rya Maître kubera ko yigishaga imodoka. Ngewe niwo mwuga nkora kandi niyumvamo, nabigize umwuga muri rusange. Naherekare mvuga ngo umukozi w'Imana, kandi ibyo urabimerita. Ubifatanya ute noneho no kwigisha imodoka? Usanzwe ndi umwana w'Imana kandi nkaba n'igikoresho cy'Imana kubera ko nayemereye. Ibyo ngibyo rero biroroshye kubera ko Imana itanga ubwenge, isi igatanga ubumenyi. Iyo Imana iguhaye ubwenge na bwa bumenyi isi itanga, urahishurirwa ukabasha kwifatanya, kuko ijambo riravuga ngo umubiri n'ubugingo birindwe kugira ngo bitagirwaho umugayo. Ibyo ngibyo biroroshye kuko Imana impereza ihishurirwa kugira ngo mbashe kuyifatanya. Burya Imana iravuga ngo udakora ntakarye. Niyo mpamvu Imana impereza ubwenge kugira ngo mbashe kubifatanya. Noneho rero tugakomeza mu kazi gasanzwe ko kwigisha imodoka, niko tugiye kuganiraho. Mu buryo bwo
gutwara cyangwa se kwigisha gutwara wumva mbese biba bimeze gute muri wowe? Ubyumva ute? Ubifata ute? Bikorohera bite? Waduciramo ku mayange, niko abavandimwe bajya bavuga, waduciramo ku mayange ku bijyanye no kwigisha imodoka. Iyo urimo kwigisha ugomba kuba ufite impano yo kwigisha, kuko kwigisha birenze cyane gushaka amafaranga. Iyo wigishije ushaka amafaranga ntabwo ubasha gutanga ubumenyi neza. Muri make umuntu wigisha afite impano biramworohera cyane agatanga ubumenyi bwe, kuko tuvugisha ukuri nta kiguzi watanga kugira ngo uhabwe ubumenyi. Yes. Ibyo ngibyo iyo uhuye n'umuntu ufite ubumenyi kandi afite n'impano yo gutanga ubwo bumenyi biroroha cyane. Niyo mpamvu njyewe nisanzemo iyo mpano yo kwigisha, nabwo buryo mbikoramo bikananyorohera, bigatuma nabo nigisha nabo bafata ubumenyi biboroheye. Hari uburyo bwinshi ukoresha mu kwigisha. Hari ubwo ucisha kuri YouTube, kuri TikTok, ko yo ushyize adresse zawe kuri ziriya mbuga nkoranyambaga ubasha gute kubijera ibyo bintu? Yego, izina ry'umuntu ryamamaye bitewe n'icyo akora cyangwa se aho ari, abantu benshi baramugana, rimwe na rimwe bakanamuhamagara bamusobanuza. Ariko ibyo byose, iyo uri umwarimu mwiza ugira n'impano yo gutega amatwi y'abantu baguhamagara. Iyo baguhamagaye, buri muntu wese aba afite icyo ashaka kukubaza cyangwa se igitekerezo, bityo ugomba kumutega amatwi ukabasha kumusubiza ku bibazo yibaza ku mwuga ukora. Niba ashaka kwiga cyangwa se ashaka kohereza uwo yaguhereza ngo umwigishe, cyangwa se ashaka no kwinjira muri uwo mwuga, izo nama zose turazitanga bitewe n'abaduhamagara. Ndumva ibyo ngibyo ari byo nasubiza. Ubasha kujera gute rero ayo matelefone aguhamagara, cyangwa se kuba wafasha abo banyeshuri mu gihe bakugezeho baguhamagaye? Ibyo biroroshye cyane. Ikintu cya mbere, nakubwiye ngo iyo wizera Imana, Imana iguhereza ubwenge. Yego. Kandi iyo ufite ubwenge ibintu byose biroroha. Mbijera kubera yuko Imana yampaye ubwenge bwo kubishobora. Ko dushobozwa byose na Yesu duhereza imbaraga. Ko jyewe ndi umukristo. Yego. Erega ntago usigaye nanjye ndi umukristo, ntago nsigaye. Yego. Nanjye nizerera mu Mana, kandi nishoboza umuntu apfa kuba yateye intambwe, ahasigaye nayo ikamushyigikira muri izo ntambwe. Ubundi kugira ngo winjire mu mwuga wo gutwara byaje biti? Kugira ngo ninjire muri uyu mwuga wo kwigisha gutwara ibinyabiziga ntabwo byari byoroshye, kuko nta mahitamo nari mfite. Ariko burya buri muntu wese waremwe n'Imana, Imana iba yaramugeneye igeno ry'icyo azaba cyo. Gitondo kimwe narabyutse numva ko ngomba kujya kwiga imodoka. Ngira amahirwe mbona umwarimu muzima ndiga. Yego. Muri make nigishijwe neza. Yego. Ariko noneho nza kubona ko nkwiye kuba nakwigisha bitewe n'ubumenyi ni nahawe. Numvaga ubumenyi mbuzi neza, ndavuga se ubumenyi mfite nta wundi muntu nabuhereza, dore ko numva nanjye imodoka nyizi. Yego. Hari umwarimu wamfashije mu kwiga, anyigisha neza cyane. Ndamushimiye, Imana imuhereze umugisha mwinshi, imuhaze kwifuza kwiwe. Yego. Yitwa Aphrodis. Wow. Aphrodis ni umwarimu mwiza cyane. Aphrodis? Cyane. Ubwo umuntu wemera nka Maître Sena? Ndamwemera cyane, yaramfashije. Burya umuntu nakugirira neza mu buzima bwawe uzamushimire. Uzamushimira akiriho nka yakiriho. Uzamushimira akiriho. Nta kintu biba bitwaye rwose. Niyo mpamvu ushimira Aphrodis. Ariko hari undi muntu nigiyeho, mwarimu bita Sibo. Sibo? Sibo niwe wafashe ya mbere yo kumfata ukuboko. Ndamushimiye kuri kamera. Imana imuhereza umugisha, nawe yamfashe ukuboko mwigiraho byinshi. Niyo mpamvu nisanze muri uwo mwuga, kuko iyo udafite umuntu ugufata ukuboko nta naho wagera.
na n'ubu barakigisha. n'ubu barakigisha kameme n'inama buri munsi harimo n'agapibulisite buriya ntacyo gatwaye. buri munsi mbagisha inama niyo ngeze ahantu mbona bitari bukunde ariko mbagisha inama, ariko ndashima Imana nanjye ko yanteje intambwe nkaba ndi umwarimu muzima kandi utanga ubumenyi neza. Yego. Hanyuma se hari ubundi buryo wagiye ukora bugiye butandukanye, hari kuri YouTube, hari kuri TikTok, hari icyo bigufasha gifatika ku buryo n'undi wese ashobora kugera ikirenge mu cyawe? Rimwe na rimwe nakubwiye, iyo ukora ikintu ugamije amafaranga y'ako kanya ntayubona. Ubundi tubayeho mu buzima Imana yaturemeye kugira ngo tugirire abandi akamaro. Uzi gukora icyiza ntagikore bimubera icyaha. Yego. Nukuvuga ngo urebye kuri YouTube atabasha kugera kuri tele ngo yige biramufasha cyane. Ureba kuri TikTok atabasha kugera kuri tele ngo yige biramufasha cyane. Njyewe rero iyo umuntu amamagaye akambwira ngo narebye ikiganiro cyawe urimo wigisha imodoka, yego, ndagenda ndakora ndatsinda. Numva arizo nyungu zanjye za mbere kuruta uko umuntu yama amafaranga nkayarya ntajyane n'ubumenyi. Ariko iyo bigenze gutyo mpita numva nezerewe umutima wanjye. Yego. Ese kugira ngo ube wize amategeko y'umuhanda, kugira ngo uyige uyamenye ugende ukore, bishobora gufata nk'igihe kingana iki? Ubundi abantu bajya bavuga ngo nguriya muntu ni umuswa, nguriya ntacyo azi. Oya, njye nemera ko nta muswa ubaho. Koko se? Nta muswa ubaho. Ushobora kuba uri undusha gukamera, ariko njye nkurusha kwigisha imodoka. Kwigisha. Bivuze ngo rero nituza mu gukamera ukandusha ntabwo ndi umuswa, ahubwo nuko icyo kintu ntakizi. Ushobora kuba uri umuswa mu mibare, twajya muri shimi nkakurusha. Niyo mpamvu uzarebe ubundi umuntu aba mugufi bitewe n'uwo bahagararanye, cyangwa se umuntu aba mugufi bitewe n'uwo bahagararanye. Ariko ntekereza ko hari nk'umuntu ukora inshuro ugasanga akoze nk'inshuro 5, buriya ntabwo aba ari ubuswa koko ugiye gukora amategeko y'umuhanda inshuro 5, 6, cyangwa ubunebwe. Nta kintu wageraho inama cyangwa se wahugura no kubiga? Suko ari umuswa. Oya, ahubwo namugira inama yo kubyitaho. Ikintu cyose witayeho kiraza, nubwo cyaza bigoranye ariko kiraza. Iyo witaye ku kintu, ikintu cyose werekejeho ibitekerezo, ubwenge, warangiza ugatera intambwe, nagusobanuye ko kiza. Ahubwo namugira inama yo kubanza agasobanukirwa ibyo agiye kwinjiramo, yuko yabimenye akabona kujya gukora ikizami. Ntabwo aba ari ubuswa, ahubwo ni ukutita ku bintu. Yabyitayeho yabikora agatsinda. Rero reka tujye ku kinyabiziga. Yego. Aho rwose ikinyabiziga ntekereza ko ari nabyo wigisha cyane, cyangwa se byose urabibalansinga bigakunda. Kumenya imodoka ubundi bisaba igihe kingana iki? Hari abantu benshi wenda batabikubaza, ariko uyu munsi ndabibabariza. Icyo ntari buze kubaza comment irahari. Kwiga imodoka bisaba igihe kingana iki? Ubundi kumenya ikintu, reka tuba ari byo duheraho. Kumenya. Ubundi kumenya ntibisaba imyaka, ntibisaba amezi, ntibisaba icyumweru, ahubwo bisaba iryo sogonda wamenyemo. Sinzi nimba ntabwo icyo kintu nyumvishe neza. Kumenya ntibisaba imyaka, ntibisaba amezi, ntibisaba ibyumweru, ntibisaba n'iminsi, ahubwo bisaba iyo segonda uwo muntu umenyemo. Uwo munota umenyemo, reka twumvuga ngo mbese ukimara kumenya icyo gihe nicyo bisaba. Nuvuga ngo ukimara kumenya, wambwira ngo namenye imodoka ngo nize ngo kwezi, nk'ukwezi cyangwa ntabwo uba waramenye muri uko kwezi, ahubwo umunsi umwe warize uramenya, urangije wimenyereza ibyo wagize gute wamenye. Bivuze ko iyo wicaye mu modoka ubwo uyimenye se? Oya, ni ukuvuga ngo iyo uhuye n'umwarimu mwiza mu minsi 5 uba wamenye ubumenyi bw'ibanze. Minsi 5? Minsi 5 gusa uba wamenye ubumenyi bw'ibanze. Indi minsi yose isigaye
ni ukwimenyereza ubumenyi wamenye. Sinzi nimba ubyumvise. Ndi kubyumva. Sinzi niba badukurikiye nabo ariko bari kubyumva. Rero buriya abantu bose bafite ubwenge, abantu bose bafite ubwenge baremana, ariko noneho ikigero cyangwa se ingano y'ubwenge bafite niyo ibatera kwakira ibintu batinze cyangwa kubyakira vuba. Ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo nta musuku ubaho, kuko twese twavukiye amezi 9 kandi turakura dukurira kuri nosi, biterwa naho wigiye. Ariko noneho kapasite y'ubwenge bwawe yakira ibintu gute? Haruza akabyakira muri iyo minsi nkubwiye 5, hanyuma mu kwezi akaba ari ku kigero cy'uko bwa bumenyi yafashe yabumenyereye ku buryo yabasha kujya mu kizami. Ariko ntitwirengagize yuko hari n'abandi badashobora kugira iyo kapasite yo gufata vuba, ishobora kumutwara amezi 2 cyangwa se amezi 3. Ariko haruza kwiga kubera kapasite yo kudafata vuba, yamara kubona birambiwe akaba yasubira inyuma. Ndagira ngo ntange inama. Ubundi gutsindwa kwa mbere ni ukuva ku rugamba. N'ubundi turacyari muri mood yo kwiga no kwigisha, n'igihe umuntu amara kugira ngo abe yabashije kumenya imodoka. Hari abantu bazi ko kuba ufite perime ariko kumenya imodoka. Oya. Kuba ufite perime siko kumenya imodoka. Urugero rwa mbere, umuntu ashobora kuba afite diplome, kuki habaho stage? Kuki habaho stage? Umuntu akaba afite diplome ariko akagombera stage. Kandi nanone ikindi, imyaka umaze mu kintu siyo ikubwira ko icyo kintu kizi. Ibyo urabyumvise? Imyaka umaze mu kintu siyo ikubwira ko icyo kintu ukizi. Ahubwo imbogamizi wahanganye nazo muri iyo myaka umaze mu kintu niyo cyangwa se nizo mbogamizi nizo zaguteye kumenya icyo kintu. Kuko twigira ku makosa twagize gute twakoze. Niyo mpamvu kuba ufite perime, wagize ubumenyi bwo kujya gukora, uratsinda, ni kimwe. Ariko se nimba waratsinze ugahabwa perime, urahamanya neza n'umutima wawe yuko iyo perime ikwemerera kuba uzi imodoka? Nyine niba mfite perime ubwo ndi umushoferi ukaze. Ufite perime ariko undi imodoka, reka nkubwire, imodoka cyangwa se ikintu cyose cyangwa ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, hari icyiciro uheraho, hari n'ikindi ukurikizaho, hari n'ikindi usorezaho. Na wambabarira cyangwa se mu mwanya gusobanurira ibyo byiciro. Umunyeshuri ukiza kwiga ahabwa ubumenyi bw'ibanze. Ubwo bumenyi bw'ibanze bukamwemerera kuba yajya gukora ikizami. Ubwo bumenyi bumwemerera kujya gukora ikizami, iyo agitsinze ntabwo aba ari umushoferi cyangwa se ntabwo aba ari umuyobozi. Navuga gute? Ntabwo aba ari umuyobozi w'ikinyabiziga ufite urwego rw'uko yajya no gukora akazi ko gutwara ibinyabiziga. Hari ikindi cyiciro aba agomba kujyaho cyo kwimenyereza bya bintu yamenye cyangwa se bwa bumenyi yamenye. Cya mbere uba warigiye aho wakoreye ikizami, sibyo? Yego. Abakubaza ari bo bapolisi nabo Imana ibahereza umugisha kuko bakora akazi katoroshye. Uzi guhera mu gitondo ukageza nimugoroba uhura n'abantu bafite batwara bitandukanye. Batwara batandukanye, wigiye hehe, bose uri kubakoresha ikizami. N'abatombora. N'abaje gutomboza. Ndumva ko abapolisi bakoresha ibizami nabo twabashimira. N'abagabo. Imana ibahereza umugisha. Ni ukuvuga ngo rero yego watsinze, ariko wese waba waratembereye utwaye imodoka wenyine mu mujyi wa Kigali? Ugere n'ahandi wenda urebe ahazamuka, urebe ahari ibinyabiziga byinshi, ahari abantu benshi. Muri make iryo somo ntaryo wize. Ugere Rwandex, imihanda 4 itandukanye, uyirebe. Muri make iryo somo ntago waryize. Yego. Si kimwe. Cya kabiri, ntiwigeze uva hano ngo ujye
i Rusizi utwaye ikinyabiziga. Ese ubwo bumenyi bwatumye utsinda nibwo bukwemerera kuba watwara ikinyabiziga? kuba wafata abantu ukabajyana i Rusizi ugaca muri Nyungwe. Niyo mpamvu rero abantu bibeshya yuko babonye perime ngo bazi n'imodoka, ugasanga impanuka za hato na hato zirimo zirakorerwa mu mihanda itandukanye kuko abantu bibeshye. Ariko Imana ishimwe, ndashimira ababyeyi bacu ko bashyizeho ikigo gihugura abashoferi bifuza kuba abashoferi b'umwuga koko, kugira ngo bahabwe na seritifika cyangwa se impamyabumenyi ibemerera gukora umwuga wo gutwara ibinyabiziga, gutwara ibintu se, gutwara abantu mu mihanda y'igihugu cyacu. Imana nayo komeze ibahaze uburame, ndumva ari uko bimeze. Ikizamini kiroroshye cyo gutwara, kandi hari igihe ugeramo kumva ibirenge bivuyeho. Ni gute wasobanura uburyo ikizamini cyo gutwara imodoka cyoroshye? Rero ngira ngo nakubwiye ko icya mbere ari ubumenyi. Iyo wahuye n'umwarimu udashaka amafaranga gusa, ahubwo ufite ubumenyi, afite n'impano yo kwigisha, akagusobanurira uburyo ushobora kwiga neza ugatsinda, biroroha cyane. Kuko tubwijanye kuri, ikizami cyo gutwara imodoka cyangwa se cyo gutwara ibinyabiziga nicyo kizami kuva nabaho nabonye cyoroha gute rero? Nicyo kizami umuntu ajya gukora yakopeye. Kuko ubuzi neza 100% ibyo bazakubaza. Mu gihe mu yandi masomo uriga ariko wajya gukora ikizami ntubuzi chapitre bari buze kugera gute kukubazaho. Aho waruvuze gato ngo yo wize neza, bivuze ko umuntu ukora za nshuro zose agatsindwa yize nabi. Rimwe na rimwe bijya bikunda yuko watsindwa kubera ko wize nabi. Urabyemeje? Ndabyemeje. Wize nabi gute rero? Kuko icya mbere gitsinda abanyeshuri ni ukwiga nabi, icya kabiri ni ukuba ufite ubwoba. Sibyo? Icya gatatu ni ukutiyizera. Ubaye warize neza ukaba udafite ubwoba kandi ukaba wize wifitiye icyizere, uragenda ugakora ugatsinda. Kuko abapolisi bakoresha ibizami, tubwizanye ukuri, ni abantu cyakora, kandi ibyo baba baje gukora ni ukukubaza ibyo wagize gute wize. Muri uko kwiga rero uje kwerekana ibyo mwarimu yagize gute yakwigishije. Ariko nanone ushobora kwiga ukwezi. Kwiga ukwezi sibyo biguhereza uburenganzira bwo kujya mu kizami. Ariko kuri muganga kwiga amezi 2 sibyo biguhereza uburenganzira bwo kujya mu kizami. Ahubwo ikiguhereza uburenganzira bwo kujya mu kizami nuko ibyo wize ubizi. Nibwo ubasha kumva yuko ujya mu kizami. Hari uvuga ati maze kwiga ukwezi ngo ibi nabinyuzemo. Yego wabinyuzemo, ariko se ibyo wize urahamanya n'umutima wawe ko biguhereza uburenganzira bwo kujya mu kizami? Niho usanga umwe hatsinzwe inshuro ya mbere, kandi iyo utsinzwe uhita utakaza icyizere. Bishoboka ko no ku nshuro ya kabiri wagira gute watsindwa, ukongera ukitakariza icyizere. Bishoboke ko n'inshuro ya gatatu wagira gute watsindwa. Yego. Bishoboke ko n'inshuro ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi kugeza ku nshuro watsindamo watsinda. Ariko ntaribagirwa kano kantu, hari benshi bize imodoka babivamo. Hari benshi bize imodoka babona perime, ariko izo perime zabo bazibitse mu mashakoshi, abandi bazibitse mu makofi, abandi bimwe twavugaga bya bindi twavugaga. Ruvuga ngo iyo perime washakaga yari yo gukora iki? Birakwiye kujya kwiga ikintu ufite intego. Ko twiga, yego, twiga kugira ngo tumenye, noneho ubumenyi budutere kubukoresha aho bukenewe. Yego. Nimba umuntu amaze imyaka 6 yarabonye perime,
wamubwira ati hakiri imodoka utware, ati ntabwo nabishobora. Niyo mpamvu usanga bamwe bigorana. Rero impungenge rwose zishire. Noneho ikizami cya perime rwose ku kibundi nababaza abadukurikiye ku kibundi kibagora. Hari akantu mbonye uvuze, burya muganga nawe yagiye kukuvura arabanza akakuganiriza akakuvura mu bitekerezo. Yego. Wari uzi ko nubwo urimo kwigisha yego nari nyikomeza ariko gukomeza ibizami bikorwa nakubwiye ko hari igice cy'ubumenyi uba warize. Yego muri icyo gice iyo umaze kumenya ubumenyi wize, hari n'indi murare wowe igomba kukubamo nk'umuntu ugiye gukora ikizami. Iyo murare igitakaye muri wowe ntabwo ushobora gutsinda kabisa, kuko hari mentalite. Nimba utari gutekereza neza, aho kugira ngo ujye mu kizami byihorere, uzajya mu kizami utekereza neza, nta bintu byahungabanyije ubwonko bwawe. Niyo mpamvu na polisi ibwira abantu uti irinde gutwara wanyweye inzoga, kuko ubu uri umuyobozi w'ikinyabiziga kandi utwaye abantu. Umuyobozi wese udatekereza neza nta kintu yabayobora. Niyo mpamvu ujya mu kizami nyine bakubwira ngo jya ibumoso ukigira iburyo. Reka nawe nkwibarize, uwo umuntu ari gukoresha ikizami arakubwiye ngo jya iburyo ukigira ibumoso, uwo muntu wamuhereza perimi? Ntabwo bishoboka. Umupolisi ushinzwe gukoresha ikizami arakubwiye ngo hagarara, wowe uhagaze ahantu wafunze umuhanda, uwo muntu wamuhereza perimi? Cyangwa akaba ari gushyiramo vitensi. Icyo kibazo rero ntabwo ari cyo cya puratike, kiba kiri muri we, ni imitekerereze, uburyo afatamo ibintu, uburyo ajera ibintu, uburyo ashobora kwifatira icyemezo. Ibi byose barabireba. Niyo mpamvu rero nakugira inama wowe nkurikiye kubanza ukiga. Yego. Wamara kwiga ukamenya neza niba koko ukwiye kwinjira mu kizami. Benshi banga kwiga rero bakabona na perimi bakajya no mu muhanda. Noneho ya mafaranga banze gutanga biga bakayatanga mu muhanda muri konterevasi. Yakoze amakosa bamwandikiye, yagonganye n'imodoka bamukubye, yagiye mu igaraje. Muri make yanze kwiga ariko atangiye kwigira mu makosa akorera hehe? Mu muhanda. Ibyo ngibyo rero abantu benshi ntabwo bashobora kubisobanukirwa ngo bumve neza ko bagaje cyangwa se icyo urufatiro rw'ibyo bazakora ejo ari uyu munsi. Menya neza ko uyu munsi ariho haguhereza icyo uzaba cyo ejo. Ndumva nyuzwe ariko mu by'ukuri kandi Imana ikomeze kuguha umugisha no kuguha ubwenge bwo gukora ibi bintu no kuguha abakiriya cyane cyane. Iyo umuntu umwaka urangiye aba afite imigambi, afite intego y'ibyo azakora mbere y'uko dusoza uyu mwaka, hari ikintu gishyashya waba uduteganyirije nko mu buryo nyine mu kazi ukora? Hari ikintu gishyashya wabwira abakunzi bawe cyangwa se inshuti, icyo ari cyo cyose? Murakoze cyane. Ubundi mu buzima tubamo akenshi turatungurwa, ariko si uko ibidutungura biba ari bishyashya. Hari abandi baba barabinyuzemo. Ahubwo wambaza ngo ingamba ufite muri uyu mwaka. Yego. Kuko ngiye kubwira ngo nabonye ibihumbi 10 by'idolari ngo ni gishyashya nabonye, kandi hari abandi batunze ayo mafaranga. Ni ingamba muri kuvuga ngo ingamba zihera ku byo ufite. Icyo mfite n'ubumenyi birumvikana. Umuntu wese muri uyu mwaka niteguye kumwakira ungana anshakaho ubumenyi, kuko twebwe nk'abigisha muri The Change Services Limited duhugura abantu bifuza kuba abashoferi b'umwuga. Icyo ni kimwe. Twigisha abifuza kumenya imodoka. Ngira ngo nakubwiye ngo kumenya ntibiguhereza kuba umunyamwuga, sibyo? Yego. Kuko hari benshi tuzi bazi ariko badakora. Barazi ariko ntibageze gute? Ntibakora. Uvuga ngo twebwe twiteguye kwigisha umuntu wese ukeneye ubumenyi akamenya ibyo yaje kugera gute gushaka. Icya kabiri, twiteguye guhugura
umuntu wese wifuza kuba umushoferi. Urugero rurahari, hari benshi twagiye twigisha babona amaperime, hari benshi bigiye kuri YouTube babona perime, benshi twigishije uburyo bashobora kwihangira imirimo binyuze mu buryo babonyemo ubumenyi bwo gutwara ibinyabiziga. Barahari, amazina yabo arazwi, cyangwa se tuzanabasura tubereke nabo batanga ubuhamya by'ukuntu bakangutse. Kandi ngira ngo iyo udakangutse mu bitekerezo no mu myumvire nta kintu wagera gute wageraho. Uvuga ngo muri rusange ibyo twamenye muri uno mwaka twifuza ko tuzabimenyesha abandi. Yego. Urakoze cyane, uratuganiriye, kandi abakunzi ba The Change Services TV biteguye kujya bakumva. Yego. Ntituzongere kukubura. Ntabwo muzongera kumbura, ariko buriya niyo wabuze umuntu ngo uramuhamagara, bajye baguhamagara, wamamagara cyangwa ukanansura, kuko dukorera hano i Nyamirambo. Ugeze imbere ya stade niho dukorera. Ushobora kuba ukeneye n'inama z'uburyo wakwinjira muri uyu mwuga, nazo turazitanga, cyangwa se n'inama z'uburyo ushobora gutangiza umushinga ubyara inyungu, nazo turazitanga. Wigeze kutubwira, uri kuduha urugero ku bantu bagiye bakorera amaperi, yego, bakanayabika, cyane cyane wenda harimo urubyiruko rwinshi nzi rugiye rufite amaperi bagiye bayakora ariko ukabona ntacyo abamariye. Mbere yuko dusoza, ni nk'iyihe nama ushobora kubagira, cyangwa se n'abandi batari urubyiruko ariko bafite ayo maperi babitse? Urakoze cyane. Ni nk'uko hari abantu bize ibintu bigiye bitandukanye ariko ugasanga ntabwo bari gukora. Rimwe na rimwe ugasanga barimo baravuga ngo akazi kagize gute, karabuze. Ubundi akazi kabura ari uko wagize gute, wagashatse. Kandi ushaka ikintu uzi neza, ahubwo twakwibaza kano kanya, ubundi akazi kaba hehe? Rero suko ako kazi k'ibyo yize, by'umwihariko kuri perime, kuko nge nigisha ikinyabiziga, suko akazi kabuze, ahubwo twe twabuze akazi dushaka, ariko akanyako ni akazi katurimo. Ruvuga ngo ngewe kari mu muntu. Ruvuga ngo hari abakize bakize kubera uburanga bwabo, hari abakize bakize kubera amaguru yabo, hari abatunze kubera umunwa wabo. Abanyamakuru nta kindi kintu bakoresha. Oya. Yes. Hari abakize kubera ibitekerezo byabo batanga, hari n'abakize kubera ibigango byabo, by'umwihariko nk'ababonsa. Urabizi neza yuko bashaka amafaranga bagendeye ku bihagararo byabo. Ubundi umuntu ufite icy'agaciro ntabwo agitindikira, kimubera icy'agaciro mu buzima bwe. Ashoboka ko yaba yaragiye kwiga babimuhatiye, yega akabona iyo perime. Ese intego ubundi yari afite abona iyo perime ni iyihe? Ariko bibaye wari ufite intego ukagera igihe ukabona ntabwo uri kwibyaza umusaruro, tugane tukugira inama y'uburyo wabigenzamo, kuko dufite benshi twafashije bahindura imyumvire n'ibitekerereze, ubu aka kanya ni abashoferi babigize umwuga. Ikindi, menya ko buri muntu wese ku isi afite umwihariko we. Ikindi gituma utatera imbere ni uko ushobora kubona abo mwakoreranye perime bafite ahandi hantu bageze, bikakudindiza uvuga ngo njyewe kuki ntageze hari uriya muntu ageze, ugacika intege. Umuntu wese ku isi afite umwihariko. Umwihariko wawe ni uwuhe mu gutwara imodoka? Kuko mushobora kugenda gusaba akazi muri abantu 10 bakagahereza umwe, kubera ko wa wundi umwe afite umwihariko. Kubera ko abantu batazi umwihariko wabo niho usanga barimo barahangana. Ubundi utazi umwihariko wawe, wowe nkurikiye uhangana na mugenzi wawe, kuko burimo wigereranya nawe, kuko wowe ufite umwihariko wawe nawe afite umwihariko we. Kuki we wigereranya nkawe wasanga umwihariko wawe urenze uwiwe? Natanga kugira ngo buri muntu wese yumve uburyo akwiye gukanguka mu bitekerezo,
abashe kubyaza umusaruro icyo afite, kuko icyo utarabona ntabwo wakibyaza umusaruro. Ubyaza umusaruro icyo ufite. Niba ufite perime warayikoreye, menya neza nimba iyo perime koko mu bitekerezo byawe, mu mutima wawe, nimba ariho werekeje ubwenge, iyo perime izakubyara umusaruro. Dufite benshi bakorera amafaranga 800,000, miliyoni, 300,000, 400 no kurenga, babyaje umusaruro perime bafite. Icyo gihe rero nawe menya icyo ufite kugira ngo ubashe kukibyaza umusaruro. Niba ufite perime, gerageza utere intambwe, kuko nta muntu n'umwe uzaguhamagara ngo ngwino nguhereza akazi atazi neza ikikurimo cyangwa icyo ufite. Gerageza utere intambwe, uhereze umurongo icyo ushaka kuba cyo. Ubwo ndashaka kubona akazi ka perime, sanga abakora uwo mwuga bagufata ukuboko bakwereke inzira banyuzemo kugira ngo nawe inyuremo, kuko nta muntu n'umwe ku isi ushobora kuguhereza akazi ari wowe agiriye impuhwe. Oya, ahubwo abashaka kubyaza umusaruro cya kindi akubonamo. Ntabwo rero yakibona utanakimweretse. Wowe tera intambwe, numara gutera intambwe ugaragaza ikikurimo, nikimara kugaragara kizishakira inzira. Cyane cyane abantu benshi bakunda umuntu ugaragara cyangwa bamaze kubona icyo ashoboye. Murakoze cyane, sinasoza ntashimiye abadukurikiye kandi bakomeje no kuduhereza inama zigiye zitandukanye kugira ngo tugumye kunoza ibiganiro byacu bya buri munsi. Ikindi kandi n'abakomeje kudushyigikira mu buryo bufatika, bakaduhereza ubushobozi bwabo kugira ngo ibiganiro bijye bigumya bikorwe. Imana ibahereze umugisha. Murakoze.